nyapeye oya none nibaze mubwire mwatekereje gute kugira ngo mukore iriya filime so sobanura reka tukubwire mu magambo makeya ndabwira uko nziyumva narakubwiye cyane so noneho twahora dukina nyine ibintu zo gusetsa nyine udukomedi tw'uduce muraho neza mumeze mute nizere ko mumeze neza twe turi amahoro turashima imana kuba itugejeje aya masaha imana ihimbazwe dushimira n'abantu bakomeje kudukorera subscribe na share na comment na like iyo mwamubikora rwose biza bitunezeza tukumva tuguwe neza tukumva ko mudukunda ndabashimiye cyane komeje kwihanganisha abantu bari mu ntambara iwacu ruguru imana ikomeze ibarinde kandi ikomeze igire uko ibigenza natwe tuzogira amahoro nk'abandi nk'ibindi bihugu bifite amahoro imana rwose nicyo tuyisaba ziriya ntambara zigahagarara ni ukuri turayisaba kugira ngo ibikore uyu munsi naje ko murabona ko ntari jenyine none ubu nyine nagagaye musanzwe mumbonaga jenyine none ubu navuze ngo sinza ndi babiri kandi cyangwa ngo nze ndi umwe jenyine kandi ni amavuga ngo ndaza turaba none hari ubu tuzoza turi bane cyangwa ikipe y'umupira yose izaza ahangaha ni abashyitsi mfite beza cyane ko murababona bahaye ikaze kuri cano yanjye cano yanyu mukomeze kudukurikira rero bahaye karibu mukomeze mwibwire n'abantu badukurikiye kuri ino cano yacu ni itara ry'umurenge official rero nimubibwire gira nabo babamenye bumve abo bagiye kuganira sawa ngaho mana we umuroza kano kuri kwimana yes my guys nije mubona hano muzi utanze agenda amenye guhera kuri no cyari itara ry'umurenge official kabisa mumenyere hano atari kuri no cano yonyine hari tukunze gukorera ibintu z'umuriro biryoshe apana kurya n'ikiryoshe cyane twebwe birare imana yivuyeho turakurikira abana amara akurikiraho itara ry'umuriro yesu we nta kundi amazina banyita Zabakiza Sava nkorera kuri cano yitwa Yemere nawe turiyemera wiyemera wamutangira wiyemera n'amasaha udukoreshe wiyemera n'utiyemera kaba naje kubanza kuvuga ijambo ry'Imana hano nuko tubwiriza hano tubabwire ivugabutumwa uko bimeze nta kundi uvuga ko umunyamurenge ndi umunyamurenge iwacu hari ku Ndombo ndi singo kindashakisha nimba hano hari umuntu umukobwa uguhawe akambwira ngo zoza taramuvugisha ndoza ryabo kabisa reba hano itara ry'umurenge official amuheze nawe ubu nyine nimunashaka azobashitsa mu ndi hano muri Kenya niho ncumbitse niyo mpamvu amakoti n'inkweto igihe gitoya murakoze ugataha murakoze cyane mwebwe mwese mwadukurikiranye guhera tugitangira kandi ndizera ko mudukurikirana kugeza dusoje iyo ni inkunga ikomeye ku buryo wokwikorera n'umuzigo ukawugeza muri Kongo hanyuma ndi umunyamurenge w'idubu apana kajya kandi karako hirya oyaye ndi idubu ndi umusita umwishwa w'abazigaba iwacu ni muri Kongo
abantu b'i Bubembe bandika muri komantere n'ibiwacu muri hurure abantu bazi hurure ukuri umunyabubembe ndi umunyabubembe muri hurure muri hurure nuko hurure ni igitiga ntaho iwacu nawe ikigwiga kuragisigaho uko azagera hamwe akakirota uko wanshikije nashitse nataje ariko yari ni ibintu bibangana hure n'igitiga bisa n'ibintu bisa nonoga tugasa tukarisha hurure tuzojana n'amata igitiga na hurure n'amata ngakujya kw'amazi n'umuriro ariko abanyabubembe bakavanga ni kugira mucango kila kitu bereka tugasa tukarisha hurure isombe nikakujya umuntu yoza nico kintu umuntu wariye ibishimbo uzi umurebera ku gikara tuzi ko abanyamurenge benshi turi ibikara ni ibishimbo ayo makuru utayo wari ariko zibuze gusa wogera hamwe uyu arandusha inzobe ku zuba ariko ahandi hose oyaye dore ko wisize nje ntisize ariko bado nje ndi inzobe noneho tekereza no kwisiga nk'ipodowa mwana we sakwisa kandi uje banagutemeye kaku nari ntarabazaga aho bitangire ndabona gaza w'umugore noneho uzatubirekera aho ngaho ariko ndaza kubikubazaho mu mwanya murakoze yewe mwumvise abantu kindabona hano abantu bafite ijambo rikomeye rirenze hajya mwavuze ngo mukorera iyemere nawe aho kandi no ku itara ry'umurenge birajana reka maze mbabaze ese izina rya iyemere nawe risobanura iki mbere yo gusobanura ariko nawe ukora mu byumva urabyumva nawe ariko kugusobanurira nakwiye uko mwebwe mutosobanura ariko dushaka kugira ngo bano bantu badukurikiye mubabwire cyangwa yanyu impamvu yitwa ngo iyemere nawe ni ukubera iki kuvuga ngo uririmbe baguhe mikorofone uririmbe ku gatuti wewe utiyemeye wofata ijya mikorofone cyangwa wowe yanga oya urabona bariya baririmba baba biyemeye nari ngize mbimusobanuriye neza si ubuhanga twana nawe wiyemeye ukavuga ati gusa uza wiyemera ko ukora kino kintu twana nawe wiyemeye urabona gutya no kwiyemera nko kuririmba ni ubuhanga ndafite ijwi ryo kuririmba ni ubuhanga ibintu byose ni ukwiyemera nta muntu uza wumva uriya muntu azi kuririmba ariko ntajwi agira ntabwo uramuzi kanje ariyemeye gusa ukundi bagushyira mu gikoni utazi guteka ngo baguheza akirucumba wiyemera ugacumba kandi bakabona ucumze neza ugacumba agapfu ubwa kabiri ubahageze ku isi nibwo kuriya waje kuririmba ubwa mbere ukabyica ubwa kabiri bakazaba bo bonaguheza n'inkweto bambaye kubera yuko wiyemeye kandi iyo wiyemeye wikuramo ikintu cyo kuba isoni ntiwite ku muntu sinkwite wowe turi kumwe jewe nyine gusa ndamvuga ati mana uganze mu mitima yacu abantu baguhabwa noneho kandi mbere yo kuvuga ngo abantu baguhabwa ubanza ukihabwa wenyine kuri wewe ukihabwa ugakwega Yesu ukamuzuminga ukaza umubona mu maso yawe aho none se ko mwitwa ngo iyemere nawe niko mwitwaga kandi kabona mwababwiye abantu badukurikiye kuko mutarashaka uko ni ukuvuga ko mutiyemeye iyo muje kwiyemera muba mwarabuze aba bantu nimubambarize babuze abagore uko gati biyemeye cano yanyu keranyije nk'umusitari ni gute abantu bangana namwe mutarashaka mwiyemeye gute aho ngaho titurahagera ni umunsi twahageze tuziyemera murahagera gute bibiri iravuga ngo uko muri batoya bawa jewe bazavuga ngo wapfuye tungana pushe nka 5 barapfushije barapfushije abandi baranashinguye abandi ko barashinguye
abana babo ko barashingira ko barashingira ko barashingira so none wewe jewe nabuze umugore nabuze umugore none ga yemwe niyo mpamvu none kwiyemera ngo wamuvuga ngo reka niyemere nyine ndebe umukobwa mvugisha none niyo mpamvu tuzi ko uburyo bwa mbere navuze ngo ndi singo ushaka umunanda ariko karashaka kindashaka ndacyari mu sacingi sindatoranye imana ntirambwira ati nuri umunsi yamumbwiye ariko ntubuze ko batanu nta n'umwe nyabona ntawe nimba hari ariko azi gutereta nimba hari turamusoje mu izina rya Yesu imana kandi nimba hari gukorera ikumuri nimba hari wamwihakanye kera wamenya kuko mana ndamuheza nori wamwibuze ejo naye ndaguheza nori kandi urakira umubwire tawe mfite kandi niba hari unkumva asubira ufuka abivuga mbwira ati wewe nta urakora my God bless you urabiriye ngo bakubwire umukobwa azakubwire noneho kandi ukuri kwakundi kutiyemera noneho reka nkubwire azabwo utereta umuntu mana azabwo utereta umuntu atekereje uwo yateretse wamara gutereta umuntu ugasanga wa wundi wateretse si Imana yakubwiye reka kandi wowe wabwiye umukunzi none se twebwe abakobwa bakunda ibyihuta ariko twebwe dukunda ibyihuta kuko tuba turabishyira mu bikorwa ngo tubirangize ariko umukobwa utarabishyira mu niko nyine none se cyangwa erega mbere si uje kubishyira muri gahunda ubanza kuja kubishyira muri gahunda mumaranye n'umukobwa amezi 3 umwaka imyaka 2 umaze kumenya uko ateye si uko waba mbona umukobwa none cyangwa ejo none se wowe nyine ko mpamona twaraje none uko umwaka gusa umwe niwe waba ushize ucyawutereka umwaka umwe n'itanu nje reka mvuge gutya wenda rero bakwihakanye reka nkubwire uwo mfite tuzi ko akukunda oya si iryo jambo abakobwa isebye ni ugutendeka muratendeka ugasanga ndi uwa 50 kingere nawe kingere nawe oya yeje ngiyi telefone yawe cyane ahubwo namwe abahungu musigaye mutendeka cyane ugasanga utereta naka ugeze kwa nyanaka ugeze kwa ariko abahungu baratandukana kanje jewe yaranyishakije aragushaka wenyine inama mbwira mana we nimba azi kuko ahari wenyine yaranyishakiye arambwira ngo mana we ntagufite sinojya uko ntugukoresha isoni nabona murarahiye abenshi bazavuga ngo uyu mwana niwe wamwiteretse oya naramuteretse cyangwa uzomubenga kandi uzamushaka sava I love you turagusuhuje ukomeze uganze imana igukoreho ikumurike ukomeze unkunde mpawe yewe kandi mubishyire mu bikorwa mu bikorwa kandi kubishyira mu bikorwa bivuzaga ni ugushaka gushaka ariko iwe ameze nka Yesu tuzi ko yagiye mu ijoro aravuga ngiye kubategurira nawe karamutegura kindabitegura ushobora kugira ati ubu nyine tuvuya wagira ati ukamubona ejo mu gitondo ukamubona afishi irasohoka ako niko dushaka cyangwa ukagira ati nyuma y'ibyumweru 2 3 4 ukwezi umwaka washize ukabona ndabubwiye ati karibu uzaze mu gihe aho niho dushaka nyine kuko reka mbabwire ubu nyine ko murabonaga uzi ko waje kutumashiriza ubu tumama ndetse n'abashingiye hano uwampawe jewe tawe uwampawe umva mwabafana banje niba hari umwana w'umukobwa uzi ukurikira kandi mwiza narebe niba muri bano basore uwo yakunze n'indangiza mubahuze hano ngiye kuzokora igikorwa
cyo guhuza abasore Ya, kuko ako kana kabaye. mureke babwire ubu nyine ko murabona ko dusigaye twarahuye n'ibibazo kandi ruguru iwacu nta mwana wanganaga n'uku kwawe atarashaka impamvu uze ko uku kwawe ni wowe mwese murangana muri urugero rumwe wenda muruta uyu yakurikira reka nkwereke uburebure uko wasanga nyine ari uburebure n'umwana piripiri uvuye kwibera ejo bundi saba nyine uramuta uyu ukora wanahinduka jewe gusa uko wasanga ari uburebure gusa jewe sinzi amzibuha sinzi impamvu ariko you are still young abisi nishaka rero mwese mbashire mu rugero rumwe kandi ko murabona ubu kano kana ubu abantu dufite amapfa menshi cyane ko turapfa uko bukeye n'uko bwije siko uko ganaje kubanzaga kubahonya turasubira turaje mu kiganiro neza ariko nabajije ga kubumvise ubu nyine mfite uramusho kugenda kangurira abantu abasore batarubaka bubake niyo uramusho ufite abananiwe gutabara mugane wawe utiga ngo none gati munanirwa gushaka munanirwe no gutabara urumva rero namwe nti munanirwa gutabara ngo mugende muje gutabara munanirwe no gushaka ngo mubyare abana banyu bazatabara sibyo se rero narishatse kubabwira nyine gutya kandi mukabonaga kuko twadusigara turi bakeya kubera gupfa twadupfa nyine abasore baba uko rero ko muraduhombye ntacyo mwamukura ko yabe nimumbwira aba basore bombi turabaduhombya uko waba ufite abana babiri ruguru babiri ni bakeya aho nawe uba ufite babiri nje mbafite umwuzukuru aho umwuzukuru uzi utarahagera ariko abana bangana nawe ko barashaka ruguru barashatse urumva ni hahandi ugasanga wewe urangana n'imfura yawe nibyo byiza ubu nyine none se mwebwe ko murabwira abantu nimubabwire ukuntu muduhombeje noneho ukuntu tubahombeje ko turabiteguye titubahombeje kandi nimba hari umukobwa wabona ko twabatindiye yamavuga ati mana we nimba yaguhawe nimba yampawe ampabwe naje ndamuhabwa muhabwa umukobwa nyine kuko tuvuze ukuri apana bintu bya burage akaza akakubwira ngo ndagukunda wahita umwemera zoterwa n'ukuntu yaje ngahe ganyumviraga kandi aho gakera ubumwanzi tuba wiyemeye wenyine yizanye wenyine akaza akambwira ngo nizove akabimbwira yesu we none mugabira na telefone aho ngiyo ubutwari yawe nandi ndatwari yaje gituma ayaje aho ngaho ngewe nzabona ko mwamubesha tumubona mu muco wacu w'abanyamurenge umwana w'umukobwa ngo araje arakwitereteye ntabwo wewe sava uwo mwemera uzamuvuga ngo se uyu mwana w'umukobwa nta kindi ndashaka ariko mwebwe mugatera intambwe muza kutubaza kubera iki reka none iryo jambo uvuze reka ndikubwira kandi ryitondera muri mata yaravuga mugende mwitondera ibintu zose ndaza kuzibabwira nyuma iryo jambo rikoze nubwo ritanditse akavuga gute aho ngaho haravuga mugende mwitonde muzitondere buri kintu cyose ugiye gukora ucitondere ndaza kubabwira umurongo n'igitabo aricyo ninavuze muri matayo ndababwira ahantu biri ni ukuvuga ngo iyo ubonye kurya umukobwa abakobwa mugira umutima ukomeye ariko hari aho bigera umutima ukoroha kimwe natwe nimba hari ushobora kubona umuhungu ukamukunda uriya muhungu uzamubona gute bigatuma wenyine bifatira umwanzuro uja kubimubwira ariko ubu nyine abakobwa bo nyine ariko nyine reka nkubwire uja kubimubwira kubera yuko wamubonye ko bati uriya muhungu kabisa
niwe type yanje niwe numva twabana maisha yose maisha yote urumva kuzogeza Yesu aje kudutwara akavuga ati reka ngende mubwire akajana amahitamo abiri akavuga ati ndajana abiri aranyemera amaranyanga noneho yashika agahuraga n'umuhungu wigeze kumwa kakantu tutabuze nuko noneho ntaze kuri batwebwe aje kuri jewe no kwamana fukamuha kwa muporopoza nano peta afite ahubwo niyo mpamvu uri mu kubwitwaza ndimo mfite zibi wavuze nazi sawa none se ashaka kubwira ati nshaka ko dushakana nta gahunda ufite wabikora ibintu byose no kubitwara ntaguhubuka uganira amataye ngo ukebuka ntaguhubuka suko ashaka ko dushakana ntari mbyiteguye kandi nta kuntu bitekereza mbwira mayi I so much ariko kandabuka punguza sukari tubitware uyu munsi mwamutangira mu batereke kuko mpaye mbona mwebwe ntimuriyemera kayatuze kayacano yanyu ntimuriyemera umukobwa abana b'abakobwa mudukurikire uwiyemeye yamaza atangira abatereke ni ukuri kandi uyu mwaka mugushyire mu bikorwa tubutahe ubu tubutahe ntabwo utacoga murindiriye ko murambwira ngo mwari gupagasa ese muzopagasira inda zanyu mugeze ryari tuzageza nyine nimushake kandi ubu nyine ikintu cy'inkwano cyabaye free utanze zingahe yewe nzaza kumuhereza gusa amagambo yo kumushekerera yama kwemera ntaka ubu nyine ariko dufite niwe uzureba komantere buri munsi uko bwije n'uko bukeye nakwandikira uzambwira iyo uramunga ariko sava uzi ikibazo utamugeni wabonye hano harahiye ahubwo urabona ko twatubwira gutya ejo bundi umushatsi niwe utangira tanka 10 ntakumutwara niwe utangira bitubwira cyakoze nari nibagiwe muri kuraba kwega bana we nari nibagiwe ko ufite abakobwa uzakubwira usikongeza muno ndikana kandi mabukwe we imfura yanjye neza yogendana n'ibyo bikara byanyu niwe nari nsobeka abakobwa baje ni insobe koga rumvaga nuko ubu nyine inkwano zimaze kugorana ariko ubu nyine abenshi basigaye bavuga ngo tuzozibishura zaranyazwe none hagati aho ngaho mbabaze kandi none filime yanyu na kocano yanyu yitwa iyemere nawe kandi nkabonaga ko muri mu kuhashyira utuntu twiza cyane ubu utagiye kuze utuntu twiza uyu wanaga nkabona yabaye nyapeyi none nibaze mubwire mwatekereje gute kugira ngo mukore iriya filime reka tukubwire mu magambo makeya ndabwira uko nziyumva narakubwira cyane noneho twahora dukina nyine ibintu zo guseka nyine udukomedi tw'uduce nyine twaratwinjirije kabisa baratuzamuye kandi dushizeho katuzamuye tubwira aho dutekereza gukina filime tugapanga iyi filime nini kubera nyine abantu ubu nyine umuntu usigaye kwenera nimba ugiye kumukoresha ashake ukore ku mufuka n'umutumiye hano nk'uko usanga turi imfura zimwe hano kuriya imba nama nkubwira sizi isafuriya kuziba ntanyama urumva ibaze kuva cyari intambwe ziri cyane kuba wanyishyura urumva tumeze kumwe n'aboga ntaho dutaniye nubwo nyine dukora ibitandukanye ariko twese ni kimwe abenshi ni uko bamezeho ugasanga aho ngaho biratogoye turavuga ati reka twapanze ese n'izi ngaha twakutunga tuzokina ni nyinshi twapanze zitatu kubera nyine yuko twikoza ku bantu nta kamera
iyo iPhone yacu wamuzana umumama nkawe wiyubashe ngo ugiye kumutereka iruhande rwa Samsung Samsung akaba cyo mu icyo gakera tukagitinya nta kamera noneho twavuga nitubwira umuntu wese aratubwira ifaranga aradufeka aho yayoretse no kudufeka araduca ifaranga turavuga ati turabireka twabanje no kubireka ahubwo twese ndi twashizemo amezi abiri twarabiretse twatuma ku nyabusi zacu tugakora tuganira kano kagace twembi n'uburyo tukavuga kuri iki bukeye bwaho turavuga ati reka dukine na siko nganiye uramumbira nuko turavuga dushakisha umuntu twoshyiramo turamubona twikoza ku mukobwa ngaho turagira ukuntu natwe Imana itiratutunga urutoki neza nubwo nyine kiyadutunga titurageraho nyine tugwinjiramo nuno dusayidiye nuko nyine natwe nibiba tuzokujana haruguru bita Parazayiti urusha gufata inkoko z'ibihumbi 5 turababura mbwira wacu turabivuga ati ndakunda reka tubikore ntakunda ibyabati ngane wamusha reka tubikore kumasha tumasha turavuga ati tubikore twakoze akambere wowe nyine kare ibitangaza wamuha umugore tubona nta yindi ahubwo twe tuba tuzi yuko korebwa kuri iyi twe tubizi kabisa njyewe nawe nibaza uyu ni umukobwa ariko umunsi wa mbere nabonye uyu ni umukobwa ejo bundi hari umukobwa wanyandikiye kuri TikTok wese ngo uyu mukobwa kuko zabanza akavuga ikijwi cy'abagabo naje sinamuhisha namubwira ati yari yasaraye nyine ariko abanza gukora nawe uyu wacu azabanza akibagirwa twagesha mutu ko nabaza kwandikira nyabuna basi uzomubwire azigane akajwi k'abakobwa basi kugira ngo turebe ko bijyana mu nzara no guseka ngaseka mu ijwi ry'umugabo ahantu niyo mpamvu bamaze ariko umunsi wa mbere tugakora nuko turavuga ngo dukoze akambere tubona twazamutse kakare tuzamuka turavuga umukobwa igihe azoboneka azoza tugeze kure igihe azumva wenyine umuntu wese uzitanga kuko ushobora kuza ukagwa twitanze tukabatereka tuze tuguheza ikiganiro naho undi n'umukobwa acaza ukavuga ati reka nanjye nimba sayidi uziyumvira nk'umutakazi azakomerezaho tugeze kandi turamwiyegereje zose dufatikanye twebwe nta bibi dukora n'umukobwa naho twatekereje none ko turayikina tugeze kuri season ya 4 hari ya gatanu umuriro none urumva imbogamizi mufite niyo yo kubura umukobwa gusa niyo imbogamizi niyo ndetse n'ikintu yaravuzemo mbese komeza ufate ikintu yaravuzemo cyo gusana no kubona mbese se turatumira umuntu tuvuge w'umusitari uzwi ngo agiye imbere ya telefone titwobihishaga nta kamera dukoresha imbere ya telefone tumwishyure tike tumuhaye parijuru ya wa munsi umwe yo kwihindura nyine akigira madame kandi mbona uwacu ari we zobe yagakenyera jewe ndagukenyera naje kurira ndanakurira naje tuba tumara isaha yose turi hariya ariko ndi mu kubanza gukenyeza bikamunanira nawe agakenyeza isaha ni ukuvuga azabwo ari ubwo twamaze ko nawe ejo wogera kikona muza mubifate maze kandi tuba dufata urushaka gusa nuko ntakundi muzamyanga gusa azaho tumara amasaha 3 nguko turangira karakenyera ipantaro ikaboneka gare tugakata havuga gare tugagira uzoza ukenyera mu kabutura tukaza ukenyera n'ipantaro ari rimwe naje narangije ipantaro sino kwambara ikabutura maboko yoyibona
iyo utazayambara none se reka kubaza kugira ngo utazaza utambuka ariko undi uza ahubwo utambuka biri mu kunteka ukabona biraguteze nkamara ko kuba ukaza ko kuza ahubwo no kumwigisha noneho narabibonye ejo bundi narabakurikiye numva bigasetse rero wewe ntuzoze ukenyera uzi ukenyeramo ikabutura gusa tiyo ukazibona ikabutura ntizo ipantaro nk'iyi ikabutura iriho nawe igitambaro se ntituzi uzukugira iyo bitambara tuba turwana nika kujya kwatsa ariko icyo nta kintu utabigoranye si uguhambira gusa narafashe ndahambira tugabanya kivuyeho agasohoka kandi gashiraho oya niwe wa mbere ukunda umara ukaja guteka mu gikoni oya none uzi gushakisha ifaranga gushakisha ifaranga birasaba gufunga amatwi uzi gufunga amatwi ukima undi muntu wo ku ruhande ibyo avuga hari umugabo umwe ejo bundi wavuze ngo gushakisha ifaranga mbese ifaranga ziba ku munwa w'urupfu mbese ifaranga hari igihe uzibona neza gutya ugiye gupfa none nawe iyo ushaka gushaka ifaranga muri ubu buzima turimo nubwo twe tubayeho mu buzima hari abandi bari mu buzima buri hasi ariko Imana igutije buno buzima koresha uko ushoboye kugira ngo ubone ifaranga ntakujyana nubwo benshi bakubwiye wumva hano amatwi ako barakuvugira hano bakakuvugira urabyima ugafunga amatwi kuko ejo n'ejo bundi ba bandi bakubwira inabi bazokubwira ineza bayagusaba bazoza bapfukama kandi nzayabaha jewe sinzi kugira umuntu inabi sinzi kurakarira umuntu wowe ukantuka ugantuka kuri mama na data ariko nuguseke nukuzana amaseka ariko mana kuko wowe ufite gawe icyo umurikira ubwiza bwawe kuko atazi icyo yakora urumva n'ubundi kuko njewe mfite intego ndiho mfite icyo ngamije kindabwira Imana icyo ndiho ukimfasha kandi Imana icyo nziho Imana yo mu ijuru itazitererana abantu kiradukurikirana kandi izabikora cyane ni ukuri habe nawe tugacika intege abamama ndakomeje habe no guhoba bica intege gute tugacika intege kandi ntuzobona umuntu aje kugukorera ikiganiro aje kuguha ikiganiro uzomuzaza umusaruro cyane urumva agende nubwo uzomuheza ifaranga tuvuge nubwo utazomuheza ifaranga ariko nawe azogenda aricyo yagusigiye kuko nawe cya kintu yagusigiye kizakwinjiriza cyane nuko bimeze mana yanjye cyakoze nawe nashaka kuvuga ngo tuzageze ku wa mbere gusa icyo nkeneye gusa uzozamuzana gusa kagasoda ndangiza ramwe kariya ahubwo wanyibagiwe ano masaha sinzamasoda no masaha none ndashaka kugira ngo mubwire abadukurikiye imigambi mbese mufite y'iterambere ya filime zanyu twebwe impamvu twakoze iriya filime ni umuco wa ruguru ko turagaruka mu muco wa ruguru kwereka abantu twibutsa abantu umuco wa ruguru reka rero bamwe bazabyita kuzura n'umuntu ni umunyamurenge ariko wamuvugisha mu kinyamurenge agusubiza mu giswahili powa sana twabwiye umuntu bite ngo ni powa reka twese turabikoresha noneho wamubwira ngo bimeze bite wamubwira mu kinyamurenge bakakubwira mu giswahili kubera yuko karibagiza umuco wacu so turavuga twese twibutsa abantu abagize igihe kirekire hano hari abamaze imyaka 12 20 hafi 30 hari n'abavukiye ino abana bavukiye ino kuno mwana wawe ntazi ruguru ariko uzamusha iriya twa dukora akomeza ande yumviza navuga kandi ukamusobanura ukamubwira ati ni kuriya bashakwa ni kuriya ruguru bashakwa nabo basigaye bababaza kwani mbivi ngo wanaongea aje kuko yuko ntibabumva mu giswahili kandi ikintu utazirinde tugashira umwana igiswahili hari oya bazakurikiranye na se bamahora bawukurikire bazakurikiranye na sukuma mama kwani yapo ulipo naongea nini ntiwumva azoza kuvuga hariya sinumvise icyo wavuze hari mbwiye navuze gutya niko twavuze turavuga ngo
tugaruza abantu kandi intego ya cano yacu ni uko ihindurira abenshi ubuzima, ihindurira abenshi ubuzima, izotubeshaho, izotugaburira, izodutunga muri make. nawe ejo n'ejo bundi yo kwishura ishuri kandi ifashe n'abandi, si twenyine ije none izodufasha nawe uzo twiyambaze tubwire na za kabazo yaca nigufasha dusangire byinshi muri makeya. Cano yacu niyo gusangira, twese yo kwisangiza jenone. Nubona ibiceri turatangiye gutya baratubwiye ati ngaho Parasite tuzokora nk'umuti zose twokoreka Parasite yariya Parasite bariya bose bazoba barimo bazosohoka, twebwe n'intebe zimusora n'intebe zose niho tuzokora amashini kuko twanyuze muri byinshi mu bigoye mu zoroheje zose turimo. Imana kujya niyo tuba dushyira imbere kandi zose zabikora. Kujya umuntu cyane cyane ni ibitekerezo zawe ufite kugira ngo Imana nayo ibone icyo gufashirizamo. Rero sinzi icyo mwabwira abadukurikiye kugira ngo tubasezere niturangiza tuze gusubira inyuma kandi Yesu we ko dusoje vuba. Oya ntabwo itarakira amaraso kirakomanga ubundi aracyari ku manywa saba. Turabashimiye mwebwe mwese, umuntu ugeje n'umunota ahadukurikirana turamushimiye kabisa cyane. Wewe mufana w'itara ry'Umurenge Official, ese ni irihe tara wagiye iki? Ni itara nyine ribona cyangwa ni irya tara ry'iwacu? Habagaho amatara abiri, habaga itara sinzi nimba iwanyu yarahaba, habaga n'irindi ngo nikorera batsaga mu mukutano ka nijoro ku wa gatanu ku musozi wose ukaba gatashe nakumbuye iryo tara neza rizokwama rimurika ni ririya tara cyangwa ni rirya rindi twakoreshaga ibitoro ririya ryo kwatsa zose oyaye rirya rinini twaryitaga ikorema. Hari ikorema nyine hakaba n'itara bene rya rindi ry'intuze nyine tuzi twese nyine ritoya ariko yose ku ndondo ndayaraha amakorema cyakaza rimera gutaje yarazi reka nibuke ikorema cyanganaga kinini cyane uzitara n'ubundi ryari ni igitara kigira hano inyuma cyane hatoya gufata, ariko hano mbere kikaba kinini cyane karavuga agatara karako kwatsa n'urutaka. Oya icyo wakazana gifata mu ntoki oya ikorema yarashize ikorema ni igitara bagiterekaga hamwe bagitereka hamwe nyine utaramye nka nijoro kabona cyane kurenza bagishyira no uko cyane ko mu nsengero ugasanga baracatse nyine ko mahombe nyine ariko aratandukanye. Habaga gatoya batishaga urutambi nyine n'ibitoro, hakabaga n'iryo korera hari ibyo bajyaga nayo ndabwo n'ibitoro nabyo, ariko icyo kikaba kinini cyane wasanga ndambiye. nuko turabashimiye kandi mukomeze mukanda batarakanda munasharinga mupostinga kuruza ugapostinga utazi no cyane akayimenya uwo munsi wayipostinga. Nicyo cyiza cyo gupostinga cyangwa akaba yokunda cya kiganiro bikaza bituma akurikirana itara cyane kandi n'ikindi kitoroshye uzi postinga uheza ntakwishura nta kazi ko kuba mugiye guhinga gushikirana cyane tibinagoye kandi telefone yanjye ndetse yangenga nta kundi gusa uzihangane umunsi uzobona itara ry'Umurenge rirahembwe gutya telefone yanjye yarahanginga kubera wewe kihangana akayimaraho amasaha 3 kuvuga ngo postingi nawe nimba ari umuntu ugira neza kandi agira neza umuramunda karamba yigaragara ukwasanye nako n'umutima usa hano kiyo cyo gushaka kuri telefone nanga si 2,200 n'ubu nyine wose uko hari ukuntu gukorera mu cyangwa nta kundi hari ukuntu yo kubwira kabisa
Abagani musezera abakunzi bacu. ariko ejo mu gitondo utazoza nyabo atazoza bamwe bumvaga ejo tarahembwa ariko unantunguye nabwo sinakurega niyo soda na 50 nayo 50 yongera indi 50 cyangwa ukamucumbiraho cyangwa muzira soda Teko kuze ururega gabanyaho niyo iwacu niyo yaza wabwiraga ese ni gute nabaye muremure kandi wazakaze njya guhuru kandi tuzi ko abantu b'ibindi bose bazabagwa kubera huru bazaba bagufi niko bazababeshe kandi ariko naje gusanga si kwa baya papa pole wihangana iwacu neza sha ariko mwabo bose iwacu ndi heza mwabo bose iwacu ni heza ahubwo ni mugufi cyane kubarusha iwacu ni heza uzi impamvu ari heza ari hegereye umujyi ibubembe yose haregereye Tangana ariko ni mu turango nigeze kuhagera warageze ubembaga tazahita mu bibogobogo siho nzira umuntu ava kwa nundu uzamuka ugenda mu Minembwe niyo nzira hajya niba ni mu bibogobogo uva Baraka twasubiye Baraka twaciye kwa nundu na Baraka no mu Gweba no mu Rusenda na Baraka abaturengera ku muhana w'ibubembega nimba mu bibogobogo mu bibogobogo mba mwarazamukiye Baraka twazamukiye Baraka hari 10 na kangahe narakubonye hari kangahe 2013 yayirangira yanda ntaravuka wari utaravuka nawe ngo sibo bakubwira 2013 ushana narumwe 2013 nicyo gihe twazamutse tuvuye ku ishuri tunyura nyine ibuye mu misozi yaye wari ukiri umwana mu misozi none se icyiza cy'umurenge ni iki si kandi imisozi kigutangaza nicyo ryari ryaje rya mbere kugenda n'amaguru baba bati nzozamuka noneho n'amaguru tugende turebe uko hameze ikibubere icyo cyiza cy'umurenge turarigita icyo gihe twaravuze ngo nukwitambara zari zitaraba ariko tuba twarapfuye turabaga turarigita nondangira umukobwa w'ibubembe nongera amasho w'ibubembe simushaka kandi sinashaka taha ubonye bazabandangira umugeni wacu amasaha namenya ngo n'ubu yakakama wenge cyane dusezere yebe murakoze cyane mukomeze mukore subscribe ndashare na comment mwabonye abashitsi ndabashimiye ushaka ko bazotugana kandi utabishaka ndabashimiye cyane imana ibaheze umukisha kuba mwanyitavye cyapu